don't know what it is, but she drives me crazy. I don't know what she does, but she drives me wild. And only she can let me be the man I wanna be. Ikarangwa aho mu mashyingirwa tuye cyangwa zatura kugira ngo wabaze impamvu yari yose yatuma dasezerana yitubwire Kristo wete kugira umuryango n'abantu buryagiye muri 1988 ivugururwa muri 2016 ariko cyane cyane ngatwibanda cyane ku ngingo zijyanye n'ishyingirwa. Rero ibyemewe kugira ngo basezerane mu Rwanda tukaza kureba ibijyanye n'inshingano z'abashakanye, icungirwa umutungo, ubuyobozi bw'urugo, ushobora gutuma batandukana batwakira zabo ndera bakorera ku ibendera, bityo tukaza kuva abatuzi mu kanaka na nyirakanaka n'umugabo n'umugore. Rero mbaze abari hano nimba amazina ngiye kuvuga ari wabaze impamvu batuma badasezerana dukurikije tumaze kumva. Iraguha Egide na Twizeyimana Marie Solange. N'ubu tubigize mubyujuje. Abantu bicaye Gadi niyo nkuru na Justine w'Imana. Kena ababwiye nuko ntawe uzosezerana hano harimo agahato kandi bivuze ko uceka bakanye hanyuma izo force zayisaba wigeze agaragaza yuko utasezerana. Tugiye no kureba inshingano z'abashakanye. Inshingano z'abashakanye, abantu bashakanye bari hano bamaze imyaka 20 kuzamura n'ibandi akaboko hejuru. Ubuyobozi bw'urugo nabwo tuvuye ahangaha ntabwo bigenda muhite mujya gukora amatora y'abayobora undi. Hari urugo ruseriye kubera ko bapfa ubuyobozi. Ese wagenda kubeshyira amategeko y'ubuti n'uburenganire. Jewe mu Ruganda maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye ntagato ko wowe Uwimana Justine mbera umugore tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Yewe Uwimana Justine maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye ntagahato ko wowe niyo nkuru Gadi umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? Yewe Vitali Migabo mwanditsi w'Akarere wa Huye maze kumva amasezerano Iraguha Egide, Twizeyimana Marie Solange, niyo nkuru Gadi, Uwimana Justine, Ndayisaba Ildefonse, Ngendahayo Florence, Agenda Augustin, Nayishakiye Clementine, Kuregera Tofile, Nyinasabimana Marie Claire, Munyaneza na Mutuyimana Irine, bagiranye imbere y'uruhame rw'abenshi. Nshingiye kandi kubasha amabwa n'amategeko nemejeho kuvuga Iraguha Egide, Twizeyimana Solange, niyo nkuru Gadi, Uwimana Justine, Ndayisaba Ildefonse,
Ngendahayo Florence, Nyabyenda Augustin, Nayishakiye Clementine, Buregeya Dauphine, Nyirasabimana Marie Claire, Munyaneza na Mutuyimana Iremine bashyingiranywe nk'uko amategeko abiteganya.